Imana iguha umugisha. Reka dusome Luka 16 umurongo wa 19. Haravuga ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe. Kandi yifuza guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye, arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isenga ry'urutoke rwe mutuzi, antonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho. Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuza aho muri batabibasha, kandi n'abavaho batageraho. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru, ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati, ya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Amen. Mana, mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo dushoboze kumva ijambo ryawe rivuze, ubane natwe muri byose, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Nguhaye ikaze. Tugiye kuganira uburyo abakene bafashwe muri sosiyete, cyangwa se abantu baciye bugufi ukuntu bafatwa muri sosiyete. Twumvisha inkuru hano ya Nyamutunzi. Impamvu bamwise Nyamutunzi nuko ashobora kuba ngewe akaba nawe. Hanyuma bavuze n'umukene witwa Lazaro, umukene cyane ufite ibisebe n'imbwa zirigatamo, kandi wifuza guhazwa n'utuvungukira tuva ku meza y'umutunzi cyangwa se y'umukire. Bibiliya nanone itubwiye ko atabona uwutumuha, ahubwo yatugwanira n'imbwa zirigata mu bisebe. Nanone hano twumvishe umuntu yari ko umukire yapfuye agahambwa, Lazaro we arapfa gusa. Nta hantu Bibiliya ivuga ko Lazaro yahambwe. Niba yarariwe n'imbwa z'umutunzi ntawabimenya, ariko nta hantu Bibiliya ivuga ko yahambwe. Hanyuma baje kwisanga ahantu habiri hatandukanye. Icyo nagira ngo twige muri iyi nyigisho, ushobora kuba uyifiteho verisiyo nyinshi. Icyo nagira ngo turebe ni uburyo abantu bacishwe bugufi cyangwa se abakene bafatwa muri sosiyete. Birashoboka ko bafashwa n'utuvungukira tuva ku meza y'abakire. Ibihugu biteye imbere cyane bifite umugisha bifashisha ibihugu biri mu nzira y'amajyambere utuvungukira. Hanyuma abakire nabo bari muri ibyo bihugu nubwo bikiri mu nzira y'amajyambere bafite umugisha, bafashisha abo basize mu cyaro nabo utuvungukira. Birasa nkaho isi idafitiye umwanya umukene, idafitiye umwanya umuntu udafite ubushobozi bwinshi. Umukene ntafite umwanya, ariko abo turi kuganira mwese muri abantu b'Imana, tukiye kureba ni gute umukene afatwa muri sosiyete. Aha ntiyaba yifuza guhazwa n'utuvungukira tuva ku meza, utuvungukira tuva ku meza y'umutunzi, ku meza y'umukire. Bibiliya yatubwiye ngo uyu mukire yari umukire yambara imyenda y'abami, hanyuma akaba n'umukene udafite ifunguro ry'umunsi. Mu by'ukuri agakiza ntabwo gatangwa n'imirimo, gatangwa no kwizera Kristo. Ariko iyo umuntu amaze gukizwa akwiye kwiga gukora imirimo myiza. Mu mirimo myiza rero harimo no gufasha abari mu gucishwa bugufi, abari muri pozisiyo yo gucishwa bugufi. Abo bantu bakwiye gufashwa, bakwiye kwitabwaho mu buryo bukwiriye. Warakijijwe, ariko Yakobo yaravuze ngo zana agakiza katagira imirimo, nanjye nzana agakiza gafite imirimo, hanyuma turebe.
yatangiye avuga ngo wizera Imana, aravuga ati ni byiza, n'abadayimoni nabo barayizera bagahinda n'umushitsi. Ntabwo dukwiye kugira kwizera nk'uko abadayimoni pe, bo baranayiturusha, bazi imbaraga zayo n'ubwiza bwayo, kuko iyo bumvise izina ry'Imana barahunga. Ariko abantu b'Imana bo ntabwo bazi umumaro wo kubaha Imana. Kimwe mu bintu bituma tudakizwa ngo Imana ihite twimura mu isi ni ukugira ngo dukore imirimo myiza. Mu byahishuriwe haravuga ngo hahirwa abantu bapfira mu mwami imirimo izagenda ibaherekeje. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice 15:58 haravuga ngo nuko bakundwa bene data, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Yesu mu nyigisho ze yaravuze ngo umuntu nankunda ankurikire, umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Abavuga rero ko agakiza kadakorerwa ndemeranywa nabo, ariko nanone ndebera nk'umwana yaba ari mu rugo atagira akarimo na kamwe akora. Ibyo byose yaba afite ikindi kibazo. Mu rugo kwa data, kimwe mu byo dukora bitaduhesha agakiza ariko biduhesha umugisha tukiri mu isi, kandi bikazanaduherekeza tugenda, ni imirimo myiza. Hanyuma rero muri ya mirimo myiza, ni gute muri sosiyete yacu, mu rusengero rwacu, mu muryango wacu abakene bafashwa? Ntabwo baba batunzwe n'utuvungukira tuva ku meza, twumvisha uko isi bigenza. Na bamwe mu bakire, si bose, bamwe mu bakire nabo nuko babigenza. Hasigaye kwibaza ngo noneho itorero, noneho abantu b'Imana bo babigenza bate? Ntibyashoboka ko tugira amamiliyoni n'amamiliyoni, mu rusengero hari umuntu utarabona n'ifunguro ry'umunsi. Ntibyashoboka ko turi mu rusengero twujuje utubati, imyenda n'ibindi, hari abantu badafite imyambaro yo kwambara. Ntibyashoboka ko hari abantu bifuza guhazwa n'utuvungukira tuva ku meza. Uyu muntu ni gutafatwa. Mu by'ukuri icyatumye uyu mukire ajya mu muriro ntabwo ari uko atafashije Lazaro, ntabwo ari cyo cyane, ahubwo ni uko atibutse kwizera Imana. Kandi kwizera Imana bifitanye n'amategeko abiri: ni ugukunda mugenzi wawe, ni ugukundisha Imana umutima wose. Uyu mukire nibaza ko icyamujyanye mu muriro ni uko atigeze yizera Imana. Ariko nanone kuba ataritaye ku mukene nka Lazaro, ariko ubundi reka mbabaza, umukene ubasha kugera aho meza y'umukire ari, buriya ntibashobora kuba bari bafitanye isano? Bashobora kuba bari abantu bavukana cyangwa se abantu ba hafi. Ubundi ubuzima bwo ku isi ni ubw'igihe gito, ntabwo ari ubw'igihe cyose. Muri iki gihe gito tuzaba mu isi, dukwiye kumenya ko kugira neza ari ibintu by'ingenzi. Dukwiye kumenya ko abantu bari mu gucishwa bugufi, abantu bababaye, uburyo bafatwa dukwiye kubyitaho inshuro nyinshi. Hanyuma iherezo ryacu cyangwa se kuva mu isi kwacu bizaba bifitanye isano n'umubano twagiranye n'Imana. Ikindi nanone, kugira impuhwe no gufasha abandi ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu dukwiye kwitaho. Dukwiye kuba turi abantu b'abanyempuhwe, abantu bashobora kugirira abandi neza. Bizaduhesha umugisha tukiri mu isi, si byo bizatwinjiza mu bwami, oya, ahubwo bizaduhesha ingororano nitugerayo. Ikindi nagira nkubwire ko nyuma yo gupfa nta yandi mahirwe yo gukorera Imana bahari. Korera Imana iminsi myiza ikihari, wibuke umuremyi wawe iminsi myiza ikihari. N'ubutunzi nabwo hari bwo bwitera amababa bukaguruka. Ni byiza ko ukorera Imana ugifite icyo ukoreshereza Imana, byaba ari byiza kurutaho. Gukorera Imana ni ikintu umuntu wese akwiye kwitaho, kubera ko uyu mukire yifuje kugaruka kubikora atakibibasha. Yaje no kugirira impuhwe batanu bavukana, baramubwira ati ko bafite Mose n'abahanuzi. Imana ishimwe uyu munsi nanjye mbaye umuhanuzi, kuba wafunguye iki kiganiro ukaba uri kunyumva, mbe umuhanuzi wawe. Iga ukora imirimo myiza, si izaguhesha agakiza, ariko kuba warakijijwe ni witoze gukora imirimo myiza. We kujya wenyine, we kwambara wenyine,
we kubaho wenyine, hagira abandi bantu babaho wabigizemo uruhare, hagira abandi bantu bishima babigizemo uruhare, bizaba byiza kurutaho. Imana izabana nawe, Imana izaguha umugisha, Imana izakwitaho. Nagira ngo dufatanye gutekereza, twibwije ukuri, abakene bafashwe bate muri sosiyete? Ntiwabona ibitaro bituranye n'urusengero kandi muri ibyo bitaro harimo ababuze ubagemurira? Ntibyashoboka ko hari umuntu ukeneye imbabazi zawe, ukeneye impuhwe zawe? Dukwiye kubitekerezaho inshuro nyinshi. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Kristo, gushimira ijambo ryawe, gushimiye ko uduhuje uyu mwanya kugira ngo tumenyeshe icyo twifuzaho. Ndasenga kugira ngo tumenyeshe imigambi yawe kandi dushoboze kuyishyira mu bikorwa. Duhe kugirira impuhwe abacishwe bugufi bari mu buzima bugoye, bahe guhura nawe, bagire umugisha, barindishwe imbaraga zikomeye. Nzi ko ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Izina ryawe rigahabwa icubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.